Imana irakomeye. Imana irakomeye. Nukuri Imana irakomeye. Iyo tuvuga ibi tuba dushaka kuzamura kwizera kw'abana. Tugira abantu bashaziye mu itorero ari abana babwirwa ijambo ry'Imana ntibumve. Imana dukora idahindura amateka twayireka. Tujye tuvuga ibintu neza. Ariko abantu bafite amatiku baceceke. Mwizere Imana. Mureke kwiteranya n'abantu ngo barakize ngo ntibita ku bantu. Ita ku Mana y'ikiranukire. Imana yamuhaye nawe izaguha. Reka guteza ibibazo. Ngo jewe ngo ntibamamagara. Oya, igihe cyo kuguhamagara nikiragera. Nditonda. Nujya gusaba Imana kuko iyo usaba ifite byose, ifite ububasha, ifite ubushobozi. Umupasiteri yari yaratubwiye tujye wanza usaba iby'umwuka. Ndabanza ndavuga nti Imana umpaye kuzaba umukozi wawe nkaba nka pasiteri nkajya nkukorera, icyo nakigushimira, nicyo nahereyeho. Icya kabiri, ntumaye imodoka nyinshi, ukama amakamyo, ukama amajipe, nagushima. Ntago navuze ikamyo, amakamyo n'amajipe. Icya gatatu, ndashaka kuvuga ko Imana ifite imbaraga, ikagira ububasha, ikagira n'ubushobozi. Zaburi nshya. Yesu ashimwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ibice 40. Yesaya ibice 40. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. Haravuze ngo nuko rero mwangereranya nande twahana, niko Uwiteka abaza. 26. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde wabiremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina. Kuko aha niho nshaka gutinda, kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ku bashyitsi, nitwa Pasiteri Bwate David, nkaba ndi umushumba w'itorero rya CGM, ariko nanone ibikorwa bya paruwasi ya Gatenga akaba ari twe tubikurikirana muri iyi minsi. Turashimira Imana ko iduhaye iteraniro ryiza aha mu Gashyekero, kandi turashimira umuyobozi w'itorero n'abakozi b'Imana bakorana. Ikaze baduhaye, Imana ibaha umugisha. Reka mbanze mbaha intashyo ntaribagirwa, mwakira intashyo za bene so. Kandi nanone twongeye gushimira amakorari yaha mu Gashyekero. Muri ADPR niho nabonye hashobora kuboneka korari ushobora gutumira ikamara icyumweru cyose iri mu ivugabutumwa. Muri niba turi mukomere Imana amashyi. Korari zaha ziratangaje. N'abashyitsi nimwibaze, korari utumira igahera ku wa mbere kandi kahatanga abasangwa, ikahagera ku isaha ya 10:30, ku wa kabiri ikaza, ku wa gatatu ikaza, ku wa kane ikaza, ku wa gatanu ikaza,
igasoza kwa gatandatu kuri iyi si usibye mu Gashyekero. Niho twabibonye. Ibyo rero ni ubutunzi mutunze mutazi ko mufite kandi mugumemo. Seje mu byarabatangaje, mugeze mu Gatenga birabatangaza, kandi mutakererewe, kandi mwahinduye uniform. Imana ibaho umugisha mwinshi. Turabivuze kandi twongeye kuvuga ngo Imana ibaho umugisha. Amakorari yaha ngaha, Imana izabageza kure aho mutazi kubera ko mwemeye kuyikorera. Tugiye kuganira kuri iri jambo dusomye. Ndashaka kuvuga ko Imana ifite imbaraga, ikagira ububasha, ikagira n'ubushobozi. Haleluya. Ibi iyo twageze mu ntege nkeya tujya tubyirengagiza cyangwa se tukabyibagirwa. Ariko uyu munsi nje kongera kubibutsa yuko iyaduhamagaye. Haleluya. Hari iyaduhamagaye idukura iyo mu byaha, iratuzana twisanga mu nzu yayo mu mirimo itandukanye. Imana yaduhamagaye, reka tuyikomere mu mashyi tuyishimire. Wari usanzwe ubizi, ariko nongeye kubikwibutsa. Kandi kuduhamagara kwayo ntago yibeshye. Cyokoza twabyungukiyemo, twebwe twari babi. Nta buzima twari dufite, nta cyerekezo twari dufite. Imajije kuduhamagara tugeze mu nzu yayo, iduhindurira amateka. Nimwongere muyikomere mu mashyi. Nta handi hantu ushobora kugera ugasanga abantu bari ku rwego rumwe usibye kwa Mana. Iyo tugeze mu nzu y'Imana, ibyubahiro dufite bitandukanye bijya ku ruhande. Ukicarana n'uyoboye akakubwira ngo Imana iguhe umugisha, nawe ukavuga ngo urawakiriye. Aha niyo honyine tugera tukabona icyubahiro tutakura ahandi. Uzi iyo bavuze ngo haguruka usuhuza abantu, hari igihe ibyo mutabiha agaciro. Ariko turashimira Imana yaduhamagaye, ikatuzana mu nzu yayo, ikadukuraho karande, ikadukuraho ibibi byose, ikadukuraho umwanda wose, ikaduha icyubahiro. Imana yaduhaye icyubahiro. Hari igihe abantu batabimenya, ariko Imana yaduhaye icyubahiro. Iyo yaduhaye icyubahiro niyo ndimo ndababwira ngo irakomeye, ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite n'ubushobozi. Yitwa Imana. Amen. Uzi ukuntu twari tumeze, turayishimiye. Twongere tuyikomera mu mashyi. Imana irakomeye. Gukomera kwayo kwa mbere ni ukubaho kwayo kwiteka. Imana iriho, yahozeho, izahoraho. Imana iriho byiteka ryose. Hari abandi bagira manda, Imana nta manda igira. Abantu bahura n'impanuka, Imana ntabwo izakorera impanuka mu kirere, ntabwo izakorera impanuka mu muhanda, ntabwo inzu izayigwa hejuru. Imana mu gukomera kwayo ni ukubaho kwayo kwiteka. Ababyumvishije muyikomere mu mashyi. Gukomera kwayo kwa kabiri mu budahangarwa bwayo ni mu ijambo ivuga. Nigira ijambo, abandi bagira amagambo. Kwivuza ijambo irarikurikirana, ikirivuga irarikurikirana, yamara kurikurikirana ikaririnda kugeza igihe izarisohoza.
reka mbabwire, abantu bagiye bavuga amagambo, hari ibintu bagiye batwizeza mu buzima bwacu, ni mubabarire, ni abantu. Hari ibintu bagiye batwizeza, burya ni abantu, ariko Imana twizeye mu gukomera kwayo ivuga ijambo. Haleluya! Ivuga ijambo. Ijambo Imana yatuvuzeho yakomeje kurikurikirana, umunsi washira ikarikurikirana, bwacya ikarikurikirana, ikongera ikarikurikirana. Turashimira Imana yuko igifite gahunda yo gukomeza gukurikirana ijambo yatuvuzeho. Imana irakomeye. Imana irakomeye. Haleluya. Amen. Gatatu, gukomera kwayo gushingiye ku izina ryayo. Yaganiriye na Mose ubwo yari igiye kumutuma. Mose yarazi amakuru y'aho yari yaravuye kwa Farawo, hari hakomeye. Arangije arayibaza ngo se ndababwira iki, ndavuga iki? Umva amazina y'Imana. Irya mbere ngo yitwa Ndiho. Imana iriho. Haleluya! Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo Imana narayibonye ababisha bangose. Imana iriho. Imana iriho. Yabitangarije Mose, natwe turabizi yuko Imana iriho. Mu burwayi Imana irahari, mu ntambara Imana irahari, mu bigerageza Imana irahari. Imana iriho. Iriho. Kabiri, iramubwira ngo nduwo ndiwe. Haleluya. Nduwo ndiwe. Imana tuyongere icyubahiro. Ibyo nabyo ni ibiranga gukomera kw'Imana yacu. Amen. Imana iriho kandi izahoraho. Mu gukomera kwayo, umugabo witwa Yobu yahuye n'ibigeragezo nk'ibyo nawe ujya uhura nabyo. Ashaka kuburana n'Imana, ariko iganira nawe ibintu bitandukanye mu ijwi rituje. Kambabwireho biki. Icya mbere, yabajije Yobu uti ninde wugariye amarembo y'inyanja? Ninde? Ninde wugariye amarembo y'inyanja? Ese inyanja murayizi? Mu gukomera kw'Imana yashyizeho umupaka w'aho inyanja idashobora kurenga. Ibyo yabibwiye Yobu ko no gukomera kwayo. Kabiri, iramubaza ati se wa mugabo we, mu mibereho yawe hari ubwo wigeze utegeka ko bwacya? Ati ndarengana. Ati mbona bwira nkabona bukeye. Dukomere Imana amashyi, igishyiraho amanywa nijoro, igashyiraho umucyo n'umwijima. Ibyo biri mu gukomera kwayo. Uwo muri kumwe ngo Imana irakomeye. Ongera umubwire ngo irakomeye. Irongera iramubaza ngo Yobu, ese washobora kumenya inzira iri ku buturo bw'umucyo? Ni Imana ibizi. Irongera iramubaza ngo wasobanura ukuntu umwana
akurira mu nda y'umubyeyi, mu nda y'umubyeyi, umwana agakura akazavamo umugabo cyangwa akavamo umugore. Yo baravuga ati ibyo bihishwe amaso yanjye. Imana irakomeye. Ibyo ni ibigaragaza gukomera kw'Imana. Amen. Reka mbabwire Imana mu guhindura amateka kuko ikomeye. Nta wundi wahindura amateka y'umuntu agahinduka usibye Imana. Niyo yahindura. Turashimira leta yacu y'u Rwanda ijya igerageza guhindurira abantu amateka. Umwana bakamukura mu muhanda bakamujyana Iwawa akamara igihe arimo arigishwa agororwa, ariko yaza ibyo yavuyemo akabisubiramo. Ariko Imana iyo yagusanze igahindura amateka yawe, amateka arahinduka burundu. Ibyo biri mu gukomera kw'Imana, ihindura amateka. Kandi natwe yacu yarayahinduye. Turashimira Imana mu gukomera kwayo kw'igihindura amateka. Wowe niba yawe atarahinduka, ariko mbabwire ko Imana twizeye irakomeye, ifite ububasha, ifite ubushobozi, igihindura amateka umuntu wari mubi akaba mwiza, igahindura amateka ya karande ikaguhindura umuntu udasanzwe. Imana igihindura amateka. Kera itarahindura amateka yanjye, nigeze gutaha ubukwe kandi nari kumwe n'abantu, kubera ko amateka batarahinduka. Amateka batarahinduka, ujye ugabanya amagambo, witonde, ureke urusaku, ureke amatiku, urindire Imana, urindire icyo yakuvuzeho. Ikibazo cy'abantu ntago barimo bararindira Imana ngo igihe ikora kuri bo, ahubwo bashaka kugira icyo bakora kuri yo. Biratandukanye. Rindira Imana, yirindire. Ikibazo cy'abantu, iyo hari uwihinduriye amateka, abantu baratangira bagasakuza. Nta mpamvu zo gusakuza. Ndimo ndababwira ngo Imana ya runaka niya kanaka niya runaka. Iyo niyo Mana yawe, iyavuganye nawe ikabisohoza, niyo yavuganye nawe itarabisohoza. Yirindire, kubera ko ikomeye, ikaba ifite ububasha, ikaba ifite ubushobozi. Igihe nikigera izakwiyereka. Haleluya. Nimera kukwiyereka, nawe uzagenda uvuga ngo nabonye Imana ineza. Ntashye ubukwe ahantu abantu bicaraga, nyine amateka yabo yahindutse, hari huzuye. Ariko reka mbabwire, iyo Imana yahinduye amateka yawe, n'imyanya yaba yuzuye, ntago wabura umwanya. Ntago wabura umwanya. Reka mbabwire, icyo kintu mukizirikane, mukibike ku ndiba y'umutima. Igihe amateka yawe Imana izayahindura, niyo wagera ahantu huzuye, umwanya wawe ntiwabura. Urugero, nimurebe hariya mu bashumba, mwahabonye hariya mu bashumba, buriya niriya ntebe nari nicayeho iriho umuntu, ariko Imana yahinduye amateka yawe. Ni ukugera hariya abadiyakoni baba bamaze kubwira umuyobozi ko haje umuntu, kandi n'abandi bahari ari abantu. Ariko iyo amateka yahindutse, Imana iguha agaciro, Imana iguha icyubahiro, Imana iragusobanura, nawe warangiza ugasobanuka. Ntabwo intebe yabura, kubera ko Imana iba yaje. Uwo munsi banyicaje ku bantu bagombaga kwicara ku misambi, kubera ko amateka yari atarahinduka. Mu gihe rero atarahinduka, rindira Imana. Ndimo nababwira mu gukomera kw'Imana mu guhindura amateka. Amateka ajya ahinduka, agahinduka, akongera agahinduka. Imana ikaguhindurira amateka, abantu bakabimenya. Nawe ayawe izayahindura. Amen. Nawe ayawe izayahindura. Ariko kugira ngo iyahindure, bigusaba kuyizera,
bigusaba gusenga, bigusaba kwirinda icyaha, bigusaba kuyikiranukira, ikagusanga muri ubwo buzima, ikakuvugaho ijambo, ugakomeza kuyikiranukira, ikakugeza aho igomba kukugeza, kubera ko ari isezerano muba mufitanye. Amen. Imana irakomeye. Ndimo ndavuga gukomera kw'Imana. Ububasha bw'umunyabubasha, iyo wamajije kugira ububasha, ubasha gutegeka. Wari wabona mu muhanda, kubera ko umuntu yambaye umwenda w'akazi araguhagarika. Niyo waba ufite amafaranga menshi, niyo byaba bimaze gute, ufite gahunda zihuta, kubera ko ufite ububasha bwo kuguhagarika, agira gute? Araguhagarika. Imana ifite ububasha bwo kugukura mu cyiciro urimo, ikagushyira mu kindi cyiciro. Ndimo ndababwira ko Imana yaduhamagaye ifite imbaraga zo guhindura amateka, kandi yarangiza agahinduka. Amen. Imana irayahindura. Reka mvuga nkasorezeho. Tujye tuvuga ibintu neza, ariko abantu bafite amatiku baceceke. Mwizere Imana. Mureke kwiteranya n'abantu ngo barakize, ngo ntibita ku bantu. Ita ku Mana y'ikiranukire, Imana yamuhaye nawe izaguha. Reka guteza ibibazo ngo jewe ngo ntibampamagara. Oya, igihe cyo kuguhamagara ntikiragera. Amateka yawe nahinduka, bazakugisha inama nta n'amashuri ufite. Amateka yawe nahinduka, bazagutuma, kubera ko amateka yahindutse, wagiriwe icyizere. Kamwe njyewe mureba, nagiye gusaba akazi umuntu, kandi yari umurokore, nanjye ndi umurokore. Njye naririmbaga muri korari, umuntu yari umudiyakoni, njya kwa mwene data, ariko nanjye nari mfite amatiku. Ubundi se iyo mbwira Imana, ariko byari byanze. Hari igihe Imana ifunga, kandi iyo umuntu arimo ariga, uba ugomba kurindira amasomo akarangira. Hari abarokore batamenya ko bari mu ishuri, agashaka kujya kwicara muri biro, kandi atararangiza ishuri, atarakora ikizamini kimwemerera kwicara muri biro. Mujye mutuza. Nagize ibibazo bikomeye, najya kwaka akazi bakambaza ngo witwa nde? Nkabwira nti nitwa Buwate David. Uri umugande, uri iki? Iryo zina rya Buwate rikaba ikibazo. Bati ba Buwate rero, ati genda. Ariko nari ndimo ndasenga, Imana yaravuze ijambo, hari ukuntu irivuga ikarikurikirana bucece, ikagenda irikurikirana, igakomeza ikarikurikirana. Aho ngaho nagiye gusaba akazi, nagezeyo nimugoroba, umubosi waho araza, ariko akazi nari nagiye no gusaba ni akazi gasanzwe. Icyo gihe kahembaga amafaranga 700 y'amanyarwanda ku munsi. 700 byo muri kubyumva. Noneho rero nyine ababosi hari ukuntu bataha bananiwe, ntuzajya gusura umubosi cyangwa se ugiye kumusaba serivisi ugasanga ananiwe, ntuzavuga amagambo menshi. Nawe nuba umubosi hari igihe uzajya utaha unaniwe kubera ibintu byinshi cyane watekereje, nawe batazagutekerezaho. Haleluya. Noneho rero, ariko Imana twizeye irakomeye. Nukuri ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi. Kandi icyo nyikundira, ije gukemura ibyawe, nta muntu ibanza kubaza amakuru yawe. Nguriya yavuka hehe, nguriya yabayeho ate, nguriya yavukiye he. Iyo ije gukora, kuko ifite ububasha, ntabwo ibaririza, iraza igakorana nawe, icyo yakuvuzaho ikakiguha. Muyimpera icyubahiro. Umubosi aravuga ati ndananiwe, mubwira azaze ejo mu gitondo. Siko banyirukanye, naragiye da, ndagenda nyine kubera ko nta gaciro nari mfite, nari meze uko nguko ndi mu ishuri. Nsubiyeyo mu gitondo,
numva arimo aravugana n'umukozi atari ko abo bantu babyukiraho baba bashaka iki, mubwira avaho. Ariko Imana ikavuga ngo nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, kandi ibyo ndabishoboye. Reka mbibutse ko Imana twizeye irabishoboye, irabishoboye byose, nta na kimwe idashoboye. Imana irabishoboye. Yaranyirukanye ndagenda. Ndashimira Imana ko yakomeje gukurikirana ijambo yamvuzeho. Ndimo ndasenga, irambwira ngo mfite ubutware, mfite ubushobozi, kandi nzakugezaho abantu batakugeza, kubera ko ndi Imana. Nimuhumure, aho abantu batabageza Imana izahabageza, aho imiryango itabageza Imana izahabageza, aho inshuti zitakugeza Imana izahakugeza. Ndashimira Imana ko ibyo yavuze byose nta na kimwe kivuyeho. Imana yarabikoze. Nimuyimere icyubahiro. Amen. Imana ifite imbaraga zo kubikora. Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka. Imana ifite imbaraga zo gukemura ibibazo byawe umaranye iminsi. Imana irabishoboye. Igihe kimwe ntazibagirwa Imana yacu mu mbaraga ifite n'ububasha. Tugiye gusenga, tugiye kuyisenga. Irabaza ngo bana banjye mwe mufite kwifuza, uyu munsi ibyo munsaba byose ndabibaha. Iyo twaje gusenga Imana irumva. Iyo twaje gusenga Imana irakora. Iyo twaje gusenga Imana hari ibyo ikuraho, hari n'ibyo ishyiraho. Iravuga ngo umuntu wese icyifuzo afite akivuge ndagikemura. Imana ifite imbaraga. Gira gutya ngo Imana ifite imbaraga. Ongera ngo Imana ifite imbaraga. Imana ifite ububasha. Imana ifite ubushobozi. Irabifite. Umuntu wa mbere agiye gusaba Imana ayisaba nabi. Ati Imana umpaye umugisha ukama ka velomoteri nagushima niyo kaba gashaje. Tinda kaguhaye. Nukuri Imana ntibeshya yamuhaye ka velomoteri ariko karashaje niko yayisabye. Mugiye mumenya gusaba Imana. Hari abantu bagira ngo Imana ibintu biri ku isi byose ni ibyayo, uzagerageza uyisabe uzareba. Ariko abantu basaba nabi ukagira ngo Imana ni mugenzi wawe. Nujya gusaba Imana uzabikorera umushinga munini, uyisabe izaguha, kubera ko isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Kavero mutero yarakamuhaye. Undi barasimbutse ati Imana umfashije ivuga butumwa ryanjye nkazarikorera i Burundi nkaziberayo nagushimira. Ati nagushima. Umupaka ndawufunguye genda. Ubabi Burundi yabayeyo mwarimu niho akomereje imirimo, ariko nyine ni umuntu wasabye Imana gutyo. Onda baravumbutse. Nari maze iminsi nyisabye, nyisaba nabi, none nagiye niteguye. Onda baravumbutse. Ati Imana njyewe umpaye umugisha abana n'umugore bakazaba muri Amerika nagushima. Abana n'umugore bari muri Amerika ariko umugabo ntakiriho. Yaramucyuye, ntago yisabye kurindwa, yasabye ko abana n'umugore baba muri Amerika. Nukuri bagiye niho bari. Muri kuyumva? Ifite imbaraga. Ingezeho. Nditonda. Nujya gusaba Imana, kuko iyo usaba ifite byose, ifite ububasha, ifite ubushobozi. Umupasiteri yari yaratubwiye tujye wanza usaba iby'umwuka. Ndabanza ndavuga nti Imana umpaye kuzaba umukozi wawe, nkaba nka pasiteri, nkajya nkukorera, icyo nakigushimira. Nicyo nahereyeho. Icya kabiri, ntumaye imodoka nyinshi, ukama amakamyo, ukama amajipe, nagushima. Ntago navuze ikamyo, amakamyo n'amajipe. Icya gatatu, ukama no ku mafaranga, nabigushimira. Iravuga ngo byose ndabiguhaye. Haleluya. Reka mbabwire ko Imana ikomeye kandi Imana itunze,
Imana ifite ibintu tudafite, irabitubikiye. Wowe rushaho kuyizera no kwigirira icyizere, izasobanura ibyawe bidasobanutse. Ntabwo byatinze ngewe nahise njya amajerwa. Icyo gihe nari imeze nabi, nta n'imyenda myiza cyane n'inkweto nziza nari mfite. Natiye umuntu inkweto njya amajerwa kubaza imodoka, ariko mwabaye muti. Najyanyeyo kwizera kubera ko nari nizeye Imana yacu ko ikomeye. Ngezeyo mbaza ikamyo ya Fuso, numva barampenze, ndavuga nti oya murampenda genzigira Dubai. Mbajije jipe barampenda, ndavuga nti nimugabanye nge ngura imodoka imwe, ndagura nyinshi. Barampenda, ndavugira ngo nzigira Dubai. Reka mbabwire, Imana irakomeye. Imana irakomeye. Nukuri Imana irakomeye. Iyo tuvuga ibi tuba dushaka kuzamura kwizera kw'abana. Tugira abantu bashaziye mu itorero ari abana, babwirwa ijambo ry'Imana ntibumve. Imana dukora idahindura amateka, twayireka, twayivaho. Imana dukora idahinduye ubuzima, twayireka, nta bushobozi yaba ifite. Ikibazo ni twebwe. Nimwizere ko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura amateka yacu mu gihe twayumviye, mu gihe twayizeye, mu gihe dufite gukiranuka muri twebwe. Imana irakora. Abantu babana n'ibyaha bakajya gusengana Imana ibyaha, nibahinduka ku ngeso bakagera mu bantu bakabona ari beza, ariko baba bari ahantu batari kumwe n'ababazi bagakora ibibi, ariko bagera imbere y'Imana ngo Mana mpa. Ntabwo Imana yaguha udahinduye ingeso zawe mbi, irasaba kuhinduka. Mu gukomera kwayo ikomereye abayizera, abayihaye agaciro. Umwana wubaha umubyeyi, umubyeyi aramumenya. Umwana usuzugura umubyeyi, umubyeyi nawe aramumenya akamubwira ati gumaho. Ibyo nasabye Imana yarabikoze. Muyimpera icyubahiro. Za kamyo nyinshi nasabye Imana, haraburaho nkeya ngo zibe 10. Akagiyeyo ndamubonye Andere, arabizi, harabonye ngo zibe 10. Ibyo se wabisobanura gute ku muntu warogiye gusaba akazi, bakanyirukana? Abakozi dufite haraburaho bakiya ngo babe 100. Iyo umuntu ababwira ngo Imana twizeye irashoboye, ifite imbaraga, irakora, mugira ngo ni ibintu bisanzwe. Mukizera muri Bibiliya hari ibyo yakoze mu batubanjirije, ariko hari n'ibyo yakoze muri mwebwe. Muri iri teraniro harimo abagabo kubihamya. Kazungu nguriya nturi umugabo wo kubihamya. Hari abagabo kubihamya yuko Imana ikomeye, kandi mu gukomera kwayo igiza igahindura amateka. Muyimpera icyubahiro. Imana ishimwe. Reka dusoze. Twasomye iri jambo ririmo amagambo make ashaka kuvugaho gatoya. Yesaya 40 mere ku murongo wa 26. Ijambo rya mbere riravuga ngo Imana ifite imbaraga. Murabihamya ko Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga, kandi Imana ikomeye ku cyubahiro cyayo. Ejo bundi mu gihugu kimwe ntashatse kuvuga, bashatse kuyisuzugura. Imana yihagazeho ngo batanga amanota, ngo bayigezeho ngo bayandikira 0. Irabitegereza isanga abantu barimo barayandikira 0 batazi ibyo barimo barakora. Irabitegereza irangije imanura ikintu cyitwa iki? Umuriro. Imana yacu twebwe tuyihaye amanota yose. Nimurambura icyubahiro, amanota yose n'Imana yacu ntago twayandikira 0, kuko ifite imbaraga. Ntago twayandikira 0. Nimuyiha amanota yose, muvivure. Haleluya. Nimuvivure amanota yose, irayakwiye. Muri iri teraniro muhaguruke
tuyihereze icyubahiro. Buri wese narambura ibiganza, vuga ngo amanota yose n'ayawe turayaguhaye Mana. Amanota yose n'ay'Imana. Mu bashumba Imana mugira gutya muyihereze icyubahiro, muvuga ngo amanota yose n'ay'Imana. Mu baririmbyi no mu bakristo amanota yose n'ay'Imana, kuko ifite imbaraga. Amen. Nayayo. Umugabo witwa Nebukadinezari mwamenye ibye, ntago muvugaho. Kabiri, nababwiye ko Imana yitwa Uwiteka. None n'ejo n'igihe tuzaba twarashaje izahora ari Imana. Imana ni umuremyi kandi ibeshaho. Imana ntipfa. Amen. Imana ihora itsinda. Imana tuyikomere mu mashyi. Iyo tugeze ku murongo wa 28 hari amagambo anakomeye. Irya mbere, Imana ihoraho. Vuga ngo amen. Irya kabiri, Imana ntirambirwa. Abantu bararambirwa ariko yo ntago irambiwe. Uvuge ngo amen. Irya gatatu, Imana niruha. Vuga ngo amen. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Tuyikomere mu mashyi. Bitewe n'impamvu z'igihe ndekeye aha, twubike imitwe yacu dusenge. Ariko nsaba iteraniro ryose muhaguruke. Muhaguruke, ntago ndengaha. Oya, nica gahunda. Ndashaka gusengera umuntu wananiwe, watangiranye imbaraga, uhura n'ibigeragezo byinshi. Imana ngo uyigirire imbabazi. Ngo aravuga ngo Mana ndakubabariye. Uruwo kubabarirwa nayo iragusaba gukiranuka, ukagumamo neza, ukayirindirira mu gukiranuka. Abantu baguye bagasubira inyuma, n'abantu batarakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwabo, ndashaka kubasengera muri iri teraniro, bakongera kubona imbaraga z'Imana, mukongera kubona gukora kw'Imana. Wo kurindira ko amateka yawe azahinduka, naho uziranye n'Imana. Kumenyana n'Imana nuko ikumenya, kandi kumenya kubera ko wakiranutse. Umuntu wasubiye inyuma, ibyo wakoze abantu ntibabimenye, ariko wowe urabizi n'Imana irabizi. Zamura ikiganza hejuru. Twihuse, mukomere Imana amashyi. Mutambuke mwihuta, muze tubasengere mwebwe muzamuye ibiganza hejuru. Abandi bajya bihagararaho bagahera mu mibare. Niyo mpamvu no gutabarwa muzatinda gutabarwa. Igihe utaremera kuri umunyantege nkeya, gutabarwa kwawe biragoye. Abazamuye ibiganza muze tubasengere Imana. Imana ibabarire, nimara kubabarira mwizere imbaraga zayo. Muze tubasengere Imana. Ariko abantu bo mu Gashyekero ntago muzi gukomera Imana amashyi. Tambuke muze. Wo kurindira gutabarwa n'Imana, iby'Imana ukibivanga n'iby'isi. Imana irashaka kutungana, igahindura ibyawe, ikagutunganya, yarangiza ikaguha umugisha. Imana muyongera amashyi. Protokole yihutisha abo hejuru babanguke. Bashumba baza hano hafi. Hari abandi ngo babimazemo imyaka, barabimenyereye, bazi uko bitangira n'uko bisozwa. Imana ntimenyerwa. Niyo mpamvu uzahora ahantu hamwe, amateka yawe ntahinduke. Imana muyongera amashyi ku bw'abashiki bacu. Imana mukomeze muyikomere mu mashyi. Imana iri ku mwanya wa mbere kugira ngo amateka yawe ahinduke. Nuko uyigirira icyizere, ugatandukana n'icyaha. Ayo mashyi ni make. Baracyaza. Ayo mashyi ni make. Ayo mashyi ni make. Ayo mashyi ni make. Mukomere Imana amashyi, amashyi, amashyi. Bashiki bacu batambuka baza. Amashyi menshi cyane. Niyo yonyine ihindura amateka agahinduka. Niyigaburira abashonje,
niyo yambika bambaye ubusa, niho abandi icyerekezo badafite, nihindura ubuzima bugahinduka. Imana muyongera amashyi menshi cyane. Nsigaranye umunota umwe gusa, ubundi ntabwo twari dukwiriye kukurindira, n'amahirwe tuguhaye. Va mu rupfu ngwino mu bugingo, ngwino tugusengere wa mugabo we, wa mugore we ngwino tugusengere. Ubundi ubona amaherezo yawe ari ayahe? Amaherezo yawe kugira ngo abe meza ni uguhungira kuri Kristo, niwe ubasha kuduhisha, ni udutwikira, agahindura ayo mateka mabi akadukorera amateka meza. Hasigaye amasegonda, ntawe usigaye. Hasigaye amasegonda makeya, nawe ndakurindiriye wa mugore we, wa mukobwa we ndakurindiriye, wa mugabo we, banguka uze, turakurindiriye. Ni mu masegonda. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Gwino Imana ishimwe. Mukomere Imana amashyi. Mw'ababyeyi mwe muze tubasengere. Muruhu utakurwaho n'umuryango, uwo muruhu Imana irawugukiza ikakuruhura. Yego, murakoze cyane. Ambukuze turasoreza kuri wowe, abandi baraza kubasengera nyuma muri konseri. Mushumba Sego, umwanya n'uwawe, sengera aba bantu b'Imana, ahasigaye Imana nabo ibahindurira amateka bamaze kwihana ibyaha byabo. Ndabasaba mweguke turebane, mwese turebane mu maso. Ndabasaba kumva ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibisigaye muzabyongererwa. Hanyuma mubanze mushake ubwami bw'Imana, ubwo muje kwihana ibyaha mbere na mbere. Mwabyumvise? Apana kuza gushaka amafaranga n'ibindi, ibyo muze kubisaba nyuma. Mubanze musabe Imana imbabazi, sibyo? Muvugire rimwe ngo nsabye Imana imbabazi. Muzamure ikiganza, nsabye Imana imbabazi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubwo ni bya byaha byawe byose. Mana turagushimiye, aba bantu baje kukwemera, aba bantu basabye imbabazi z'ibyaha bakoze, kandi aba bantu bemeye kuva mu byaha bakitandukanya nabyo. Aba ngaba bateye intambwe yo kubanza, abakugarukira bakakugarukira, abakwakira bakakwakira. Bababarire, amaraso yawe abeze, abatunganye, ubahindure, bagira imitima mishya, bagira imitima yoroshye, yakira neza ijambo ryawe, bitandukanye n'abatizera badahwanye. Ndagushimiye ko wababariye, kandi ibindi byose bisigaye uko bazagusaba uzabaha umugisha Mana, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Muhagarare mu mwanya wanyu, muretse kuva aha. Iteraniro ryose muhaguruke dusenge iri sengesho. Nidusoza iri sengesho baraza kubayobora, nabo tubanze tubasabire umugisha. Baraza kubayobora protokole, mubajyanaho mubagira inama. Turambura ibiganza hejuru tuvuge ngo Mana, dutegereje imbabazi zawe. Imana ishobora byose, uri Imana yagaragaje imbaraga mu muriro ubwo baba basore bari babajugunyemo, kubera kuri Imana idatinya umuriro. Wagaragaye mu muriro bavamo ari bazima. Uri Imana yabanye na Danieli, kubera kuri Imana ifite imbaraga. Ziriya ntare ntago zari kumworohera, ariko imbaraga zawe ni za kera n'ubu ziracyakora. Muri iri teraniro dusabye umugisha utandukanye. Aba bagabo, aba bagore, abasore n'abakobwa, dusabye umugisha wo kugira ingo nzima. Dusabiye abakobwa ubukwe bwiza, dusabiye abasore ubukwe bwiza, tubasabiye umugisha. Dusabiye abiga gusoza amasomo neza, dusabiye abashomera akazi, dusabiye abarwayi kubakiza indwara, abafite ibibazo bitandukanye ubikemure, abafite imanza zikomeye uziburane. Twirukanye imbaraga z'umwijima, twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana nikibe kuri buri wese.
tuguhaye amanota yose, urayakwiriye, tugukomeye mu mashyi, ababyeyi bakuvugirije impundu, uri Imana